Yes, ikaze nanone kuri wowe dukurikiranye hano kuri The Hot Live. Twizere ko aho uri hose ukomeje kugenda umererwa neza. Tuguha ikaze rero makuru y'imyidagaduro n'amakuru aba akomeje kugenda atrendinga hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, haba ibyandika, amateleviziyo ndetse n'ibindi bitangazamakuru dukomeje kugenda twifashisha kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru yizewe kandi anoze. Niba utari wakanda subscribe, nyamuneka yikande tujye tubasha kwibanira amakuru ndetse n'ibiganiro tuba tugira tugutegura hano kuri The Hot Live. Na abandi makuru rero tubasesekaranyeho namwe makuru akomeje kugenda atitiza imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, amakuru akomeje kugenda atangaza benshi muri by'ukuri abakomeje kugenda bakurikiranira imyidagaduro ndetse n'abakomeje kugenda bumva byinshi bikomeje kugenda bivugwa kuri Miss Muyango. Byinshi rero bikomeje kugenda bimvugwaho ndetse akaba yakomeje kugenda hari byinshi atangaza abinyujije rero ku gitangazamakuru kimwe cyitwa Yago TV Show. Hari byinshi rero bamubajije kugerekeranye n'imibereho ye muri iyi minsi, dore ko atamberewe neza akomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru ndetse akaba yarahaye na gasopo benshi bakomeje kugenda bamuvugaho byinshi, harimo kuba ngo aryamana na DJ Brian. Bose rero n'abakobwa rero bakaba bamushinja ibyerekeranye n'ubutinganyi, dore ko n'urugo rwe muri iyi minsi rutamerewe neza, rukomeje kugenda rusesererwa na bimwe mu bikomeje kugenda bimuvugwaho muri rusange. Amakuru rero atugeraho nuko atakibana n'umugabo we muri rusange, nk'uko rero ibitangazamakuru bikomeje kugenda cyangwa se amakuru akomeje kugenda atugeraho. Ndetse rero turaza kunyarukira ku muhanzi witwa Diamond Platnumz ndetse na Zuchu, aho rero bigerekeranye no kuba ubukwe bwabo bugomba gukomeza kwitegurwa muri rusange. Na amafoto rero yakomeje kugenda acicikanya ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho rero uyu muhanzi Diamond Platnumz akomeje kugenda yitegura ibyerekeranye n'ubukwe. Uyu rero Diamond Platnumz yakundanye na benshi ndetse mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi akaba azwiho kuba hari benshi yagiye akundana nabo mu bihugu yagiye yinjiramo bigiye bitandukanye, nk'uko rero amakuru aho bakomeza kugenda adusesekaraho. Reka ngushimire wowe udukurikiranye uherereye hano mu Rwanda, ngushimire cyane wowe udukurikiranye uri ku migabane igiye itandukanye y'isi, haba hano muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ushimira cyane we ubashije kubana natwe muri aya makuru ndetse kanda subscribe igihe tubasha kubana amakuru n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka rero tuze turambura aya makuru aho rero tugiye guhera kuri uyu wabaye Miss cyangwa se Miss Muyango, aho rero byinshi bikomeje kugenda bivugwaho ndetse akaba yatanze gasopo ku bakomeje kugenda bamwisibasira ndetse akaba yakomeje kugenda avuga ko benshi bakomeje kugenda bibasira umuryango we bagomba guhabwa gasopo ndetse iki ari cyo gihe cyo kugira ngo babashe kugerekeraho biba bikomeje kugenda bimuvugwaho byuko ari umutinganyi, ndetse rero kugeza ubu ngubu ntabwo akibana n'umugabo we Kimenyi, nk'uko rero amakuru atugeraho akomeje kugenda abivugwa. Rero akaba yatumiwe mu kiganiro kica kuri YouTube channel ya Yago TV Show, aho rero yabajijwe niba mu by'ukuri muri rusange hari ikintu cyangwa se hari mu mibereho ye ya buri munsi muri iyi minsi ese yaba amerewe ate. Hari byinshi rero yakomeje kugenda atangaza avuga ko muri iyi minsi birimo biragenda buhoro buhoro bitewe n'uburyo bikomeje kugenda bimuvugwaho atari byiza cyane muri rusange. Ni mu gihe kandi Diamond Platnumz akomeje kugenda yitegura ubukwe we na Zuchu muri rusange. Ni ubukwe rero buri kwitegurwa ku buryo buhambaye cyane, dore ko uyu ni umwe mu bahanzi muri Afurika kabisa ubona ko bahagaze neza ku ruhando rwe rwa muzika muri rusange. Ni bahanzi rero bafite n'amafaranga atubutse, birumvikana ko ubukwe rero burimo burategurwa neza muri rusange. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda avuga kuri uyu muhanzi Diamond Platnumz, nuko benshi bavugaga ko ubukwe butazigira buba ndetse bakavuga ko bwapfuye, ariko rero Diamond Platnumz abinyujije ku mbuga zigiye zitandukanye akaba yatangaje ko ubukwe mu gikuri bugikomeje muri rusange. Reka ngushimire cyane ko tugenda tubana muri aya makuru y'imyidagaduro hano kuri The Hot Live. Ni mutari wakanda subscribe, nyamuneka yikande tujye tubasha kwibanira amakuru n'ibiganiro tugenda tubategurira. Reka dukushimire cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Turongera kubona amasaha ari imbere tubagezaho n'andi makuru ari buze kuba agezweho ako kanya.